Reka nongere mbifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza kuri mwese mukurikira Radio Flash FM, mwese mutwumvira ku mirongo yacu itandukanye 89 n'ibice 2, 90 n'ibice 4 ndetse na 95 n'ibice 7, aho ngaho basha kutwumva 5 kuri 5 nyuma y'abagenzi bacu mwabanye. Turakomeje natwe ni ikiganiro cyiza, ikiganiro kibafasha kuba mwamenya mugasobanukirwa. Nizere ntashidikanya ko mwese mwamaze kwegeranya kiramajwi kugira ngo tuze kubana muri aka kanya. Nitwa Fanny Umutoni wase, turi mu kiganiro. Ntago ndi wite nkivuga aka kanya kuko mbizi neza ko mufite amatsiko, ariko reka mbanze nakira abatumirwa. Reka nakire umuntu uri ibumoso bwanjye. Mwiriwe neza? Muraho. Amahoro y'Imana bane namwe. Twese hamwe. Mwatagira mwibwira kurikiye Flash FM? Nitwa Dr. Niseti Nzabonimpa, abandi umuganga w'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Urakoze cyane. Aha isa bivuga neza ati nkabandi umuganga mu bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Agapfundikiye gatera amatsiko. Nizere ko nawe mu kanya gato uri buze kugenda umenya byinshi. Reka nakire undi uri iruhande rwe. Wiriwe neza nawe? Mwiriwe neza. Watangira yibwira dukurikiye? Murakoze cyane. Nitwa Hakim Mugenyi, nkaba ndi umukozi wa Save Generations Organization, nkaba ndi umukozi ushinzwe itumanaho n'ishakishwa ry'imari muri uwo muryango. Ushinzwe itumanaho n'ishakishwa ry'imari muri uwo muryango. Urakoze muri uwo muryango. Urakoze. Reka mbere gato kuri Dr. twabahaye ikaze. Murakoze. Ariko kandi ndashaka kubabaza noneho ubuzima bw'imyororokere, cyane yuko muri iki gihe hari abantu benshi cyane baba batasobanukiwe, batamenya, batazi iyo biva niyo bijya. Cyane ndashaka mbanze nkubaze ubuzima bw'imyororokere ubundi muri rusange. Iyo umuntu wumvise ubuzima bw'imyororokere umva ko ari iki? Nibyo koko iyo abantu bavuze ubuzima bw'imyororokere abantu bashobora kubwumva ku buryo bwinshi, ariko iyo dukurikije ibisobanuro tuvana ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, bakunda kwita OMS cyangwa WHO, yego, tukanareba ndetse n'inyito yagiye ifatwa n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, yego, binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima, dusanga ubuzima bw'imyororokere ari urugendo rw'ubuzima kuva umuntu ari mu nda ya nyina kuzageza igihe agera igihe nawe cyo kwibaruka. Ahari naho tuvuga tuti ubuzima bw'imyororokere bugenda bureba izo gahunda zose zijyana no gutwita. Nubwo tuvuze gutwita burya biba bije mu buzima bw'imyororokere uko biba, ndashaka kuvuga ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, kuko umuntu atwita ari uko hakubaho igihe imibonano mpuzabitsina, ibyo nabyo ubuzima bw'imyororokere. Hagakurikiraho noneho kubyara. Kubyara ni gahunda imwe y'ubuzima bw'imyororokere. Noneho nyuma yo kubyara hakaza kurera, hariho hazaho umubyeyi mwiza, byaba mwiza gute, umwana we gute, umuryango mwiza, byose burya ni ubuzima bw'imyororokere. Ariko by'umwihariko hakaza noneho no kurengera ubuzima bw'umuntu muri rusange. Anga navuga kuburinda nk'uburwayi, cyane cyane uburwayi bitwita mu buzima bw'imyororokere ni nk'uburwayi wenda bwandura mu mibonano mpuzabitsina, harimo nka virusi itera sida n'izindi ndwara. Hakazamo ndetse nko kurinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uko nabyo hari ishobora gukwangiza umuntu ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Noneho hakanaza n'umwihariko ku buzima bw'imyororokere bw'ingimbi n'abangavu. Nacyo ni ikintu cy'umwihariko kuko buryo ubuzima bw'imyororokere bw'ingimbi n'abangavu nabwo ni gahunda ikomeye igomba gutegura abangavu n'ingimbi kugira ngo nabo ejeje ubundi nabo bazashoboye kororoka neza. Ikindi rero navuga nacyo cy'umwihariko twongera mu buzima bw'imyororokere ni ukwirinda cyangwa kurinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina no guha umugore n'umukobwa ijambo. Nibyo rwose. Uyu muryango wazi igihe kubera ko muri iki gihe cyane mwakomeje ku rubyiruko. Hari urubyiruko rwinshi uyu munsi ruragenda ruca mu nzira zitoroshye mu mibereho ya buri munsi, ugasanga baragenda babaho nabi. Kandi burya umwana apfa mwiterura, ugasanga umwana aravutse arakuze ariko akuze nta makuru impamo afite ku buzima bw'imyororokere. Ni byiza yuko uri kumwe n'ushinzwe ayo makuru, ndagira ngo ase nkaho dusobanurira mu ncamake, atubwire ese mu makuru mwashatse cyangwa se mu bushakashatsi mwakoze mwaje gusanga koko byari ngombwa yuko mwinjira muri icyo gikorwa ku buryo umuntu wese agomba kuba yamenya agasesengura ibigeneye n'ubuzima bw'imyororokere. Byari ngombwa cyane.
murakoze cyane. Mbere na mbere wenda mbere yuko dukomeza dukwiye kubanza gusobanukirwa ese umushinga cyangwa se umuryango witwa Safe Generations Organization ni iki. Muri make umuryango Safe Generations Organization ni umuryango nyarwanda utari uwa leta uharanira iterambere ry'umwana, urubyiruko n'umugore, cyane cyane wimakaza guteza imbere uburenganzira bw'umugore ndetse n'umwana. Uyu mushinga uyu muryango wa Safe Generations Organization watangiye 2015 ushinzwe n'umuyobozi wawo akaba yitwa Yvette Nyinawumuntu. Uyu mushinga ukaba ushyira mu bikorwa mushinga uharanira kongera ubumenyi n'ubushobozi abangavu ndetse n'urubyiruko ku bijyanye n'uburenganzira ku buzima bw'imyororokere. Ukaba ari umushinga dushyira mu bikorwa tubitewemo inkunga n'umuryango mpuzamahanga wa Kivina Till Kivina, n'umuryango w'abanyasuwede. Ukaba ushyirwa mu bikorwa nanone mu turere tubiri mu gihugu cy'u Rwanda, ari two akarere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali n'akarere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Dukorana n'ibigo by'amashuri muri buri karere, dukorana n'ibigo bibiri. Mu karere ka Gasabo dukorana n'ibigo by'amashuri bibiri, akaba ari byo Groupe Scolaire Ndera na Groupe Scolaire Kabuga. Mu karere ka Kamonyi tukaba dukorana n'ibigo bya Groupe Scolaire Bugoba na Groupe Scolaire Ngamba. Muri uyu mushinga wo guha abana b'abakobwa ubumenyi n'ubushobozi n'uburenganzira ku buzima bw'imyororokere, wo umushinga nyirizina watangiye 2018, tukaba tuwushyira mu bikorwa kuva icyo gihe kugeza muri uyu mwaka turimo. Mu buryo twarebye neza mu buryo bwo kurandura ikibazo cyangwa se bwo kurandura gukemura neza ikibazo hari ukugihera mu mizi. Ariyo mpamvu twahisemo guha abana bato guhera ku myaka 10 kugeza kuri 12 mu mashuri mato, no kuva ku myaka 13 kugeza kuri 19 mu mashuri makuru ya segonderi. Nibyo. Ubumenyi n'amakuru tubaha ubumenyi n'amakuru ahagije kandi yizewe ku myororokere n'uburenganzira bw'umwana. Ariko ntabwo ari ingimbi gusa n'abangavu bahabwa ayo makuru, n'ababyeyi, abayobozi b'amashuri, abarimu, abayobozi b'amadini n'abanyamakuru muri rusange, nabo tubaha ubumenyi ku myororokere n'uburenganzira bw'umwana kugira ngo ya makuru yizewe agere kuri wa mwana kandi mu buryo bwiza cyangwa se buryo bwose bushoboka. Ariko nanone impamvu dushobora kwibaza se impamvu y'ibi biganiro cyangwa kubera iki uyu muryango wateguye ibi biganiro ku maradiyo. Impamvu y'ibi biganiro byo kuri radiyo byashingiye ku bushakashatsi bwakozwe ku ngaruka za coronavirus ku bagenerwa bikorwa bacu. No bushakashatsi bwakozwe muri utwo turere dusanzwe dukoreramo, hari hagaragayemo ibibazo harimo kutabona amakuru n'ubumenyi buhagije kuzima imyororokere ku bagenerwa bikorwa bacu. Nanone kuko mu busanzwe abagenerwa bikorwa bacu tubasanga mu bigo by'amashuri cyangwa se mu matsinda babamo yitwa DCC. Hari amatsinda bagira mu bigo tubasangamo, tukabaganiriza, tugakomeza kubana nabo, tukabaha ya makuru ahagije kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ariko muri ibi bihe turimo, mu gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, ibikorwa bihuza abantu benshi ntabwo byemewe kandi amashuri narafungura. Twasanze rero nanone kubasanga mu mago yabo bitakoroha. Tuza kureba ko wa mwana n'ubundi muri iki gihe akomeje gukenera ya makuru kugera kuri radio, amakuru yose ahabwa kuri radio. Yego. Hanyuma tuza kureba neza ko twakoresha itangazamakuru kubera ko rigera ahantu kure, tugakomeza guha wa mwana amakuru ahagije kuzima imyororokere kugira ngo abashe cyangwa se akomeze guhitamo kwifatira ibyemezo bikwiye, anirinda gushukwa, dore ko muri iyi minsi muri quartier babamo bahura n'abantu benshi. Ibi bizabafasha gukomeza kubona inyigisho dusanzwe tubaha nizo basanzwe bahabwa mu masomo asanzwe ya buri munsi, kugira ngo bakomeze kubona bwa bumenyi n'ubundi dusanzwe tubaha. Muri ubwo buryo rero bizatuma barushaho kugira kwihagararaho cyangwa se kugira ubwo bumenyi buhagije kuzima imyororokere, bigatuma bihagararaho mu gihe bahuye n'ibishuko bitandukanye no gufata ibyemezo bikwiye ku mibiri yabo. Nsoza, iyo si yo mishinga yonyine umuryango Safe Generations Organization ukora. Dushyira mu bikorwa imishinga yindi itandukanye irimo kwigisha abana b'abakobwa bataye amashuri
kubera gutwara inda zitateganyijwe, tubaha ubumenyi ku mwuga w'ubudozi, tubigisha kudoda, tukabaha amamashini yo gukora bibumbiye mu makoperative, tukanabashakira isoko ry'ibicuruzwa cyangwa se ry'ibikoresho ibyo bakora iyo bamaze kubikora. Ibi bibafasha rero kurushaho kubaho mu buryo bwa buri munsi, kubona ubwo bushobozi bubabeshaho. Aya matsinda aba Ikabuga mu karere ka Gasabo, na amatsinda abiri, ariko nanone hari n'undi mushinga dufasha abana b'abakobwa tubarihirira amashuri b'abakobwa baba muri ya miryango ikennye. Muri make umuryango Safe Generation Organization mu ncamake ukubiye muri ibyo bintu tuvuze, ariko nanone ni ibintu byinshi dukora. Wenda warushaho gushaka amakuru ahagije kuri uyu muryango yajya ku rubuga rwacu ari rwo www.sgo.rwanda.rwa, cyangwa se gahamagara na nimero za telefoni turi bubahe kugira ngo tuzakomeze kubana nabo. Murakoze cyane. Amahirwe nuko na Dr. ahari, cyane cyane ko numva nshaka kumubaza cyane ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Muri iki gihe Dr. hari ikibazo cy'uko urubyiruko rumwe rurahabwa amakuru atariyo, ugasanga umwana w'umukobwa ugeze mu kigero cy'ubugimbi ntagakibona umwanya, cyangwa se ababyeyi ntibakimuha umwanya uhagije wo kuganira nawe, umubyeyi yicare hasi aganira, abwira umwana, amubwira ati dore iminsi yawe y'uburumbuke ihagaze gutya, nuva mu mihango bizagenda gutya, bizakurikirana gutya, ntago bakibabonera umwanya. Nkawe cyangwa se nk'umuryango mwatekereje iki kuri ba bana batabona amakuru ya nyayo? Yego yadunyuriyemo yuko babasanga mu mashuri, ariko buri iyo mashuri ntago umwana abasha kubona uko yisanzura ngo abaze ibibazo bye neza. Niki kintu ubona nk'abadukurikiye aka kanya, cyane yuko umubwira urubyiruko mukanabwira n'abadamu, abagore, cyangwa se umuryango muri rusange, niki kintu wababwira kubigeneye n'ubuzima bw'imyororokere? Ese mubona hangirika iki, cyangwa mubona hakora uburyo bwo arushaho kugenda habo kugira ngo umuntu wese abashe kuba yamenya ukuri? Nibyo koko iyo urebye ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere usanga hakiri imbogamizi nyinshi. Yego. Imbogamizi nshobora kuzishyira mu buryo bubiri. Imbogamizi ya mbere ni ukutabona amakuru, kandi icyo kutabona amakuru ya nyayo ni ku bantu bose. Yego. Navuga biri ku rubyiruko, biri ku bantu bakuze, biri ku bagore, ku bagabo, abantu bose usanga bavuga bati nta makuru nyayo dufite. Yego. None ukanasangaho ko kubera nta makuru nyayo bafite, ugasanga hirya no hino aho batuye ku midugudu hari ibihuha, hari amakuru atariyo, kandi muzi ko igihe ubundi kirukanka kurusha amakuru nyayo. Aha noneho ngira ngo nabivuga wenda nshingiye no ku bushakashatsi twigeze kuvuga gukomozaho bwakozwe no mu muryango SGO mu karere ka Kamonyi na Gasabo, koko n'abantu barabigaragaje. Yego. Baba abana mu mashuri ingimbi n'abangavu, baba ababyeyi babo ndetse n'abayobozi bo ku nzego z'ibanze, haba ndetse n'abantu twabayije bakora hirya no hino muri porogaramu z'ubuzima bw'imyororokere. Muti bavuze iki? Cyane cyane no ku ruhande rw'abana, abana bagaragaje ko batabona rwose amakuru y'ubuzima bw'imyororokere, haba mu miryango iwabo, kuko bavuga ko ababyeyi babo batabigisha neza uko bikwiye, ndetse rimwe na rimwe ugasaba kuganira n'ababyeyi babo bidashoboka. Umwana agira isoni, n'umubyeyi nawe ntiyikure ngo aganirize umwana. Ariko ababyeyi nabo baza kugaragaza impungenge bafite, baravuga bati kuganiriza umwana biragoye, ati ubwo tubura aho twahera. Ndetse ababyeyi bamwe bakanakubwira bati abana ahubwo kuko ababyeyi ntibize, none abana bo bari mu kwiga, ababyeyi bakavuga ati abana baturusha ubwenge, ati ndamuhera he ko ibyo namuganiza bindusha, wabyiga no ku ishuri, niyo ngiye kumusobanukira numva bindusha. None bigatuma umubyeyi agira ipfunwe, agahera muri cya cyo kuvanga umwana ngo kumusobanura bizamugora, azi ko umwana amurusha gutekereza cyane. Noneho iyo tugeze ku bandi twabajije, cyane cyane nk'abarabo mu nzego z'ibanze cyangwa abayobora amadini ndetse n'abantu bakora muri porogaramu z'ubuzima bw'imyororokere, bagiye batubwira ko akenshi ikibazo kiri hano hanze ari aho abantu bavana amakuru. Bavuga ati amakuru arahari, ati amakuru arahari, ariko kumenya aya nyayo n'atari nyayo nicyo kibazo gikomeye. Kuko bavuga ati amakuru aranyuzwa hirya no hino, ndetse nk'ababyeyi bo barakubwira bati hirya no hino hari imbuga nkoranyambaga, ati interinete mwazanye, ati iriho amakuru menshi, atari ko ati
ati mabi ati adushukira abana. Noneho wagera kuri bariya bakora muri porogaramu zose za gumyorokere no kavuga ati amakuru arahari, imbuga nkoranyambaga zihari, internet, mudasobwa ndetse na telefone, atariko umuntu agomba kumenya gushungura amakuru meza. Aha rero niho ubushakashatsi rero wenda nihuse bwagigezeho ko none ububaza babo, ndetse murabona ahantu amakuru wenda ashobora kugaragara meza ari hehe. Kuko barato ari abana, ari ababyeyi, ari bari abantu bavuga ati cyakora ati tubona amaradiyo, ati amaradiyo atanga amakuru atakagera ku bantu benshi, ati kandi burya amaradiyo ntabeshya cyane. Icyo kintu barakivuze, kigenewe ari nacyo gituma wenda ni ikiganiro wenda cyatekerejwe kugira ngo tunyure kuri radio nka Flash FM, uko neri mu maradiyo yavuzwe ko akurikiranwa nk'uturere tubiri, aka Kamonyi na Gasabo, noneho tube twagera kuri aba bantu. Yego. Ikindi cya kabiri nacyo najya mvugeho nuko usanga igituma ubuzima bw'imyororokere bukomeza kugira imbogamizi nyinshi, usanga hirya no hino serivisi zitangwa z'ubuzima bw'imyororokere ziracyari nkeya cyane, ziracyari nkeya. Usanga hari serivisi wenda tuvuga ati nizo kurwanya wenda ubwandu bwa virusi itera sida, izo kuboneza urubyaro, izo wenda kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko iyo haje ngo serivisi navuga z'ubuzima bw'imyororokere hazamo nko gutanga amakuru nyayo, hakazamo nko gutanga serivisi wenda no byagera nko ku rubyiruko, ku ngimbi n'abangavu, ugasizo serivisi koko naho zitwa ngo zirahari usanga zidakora neza. Zidakora neza kubera iki? Hari ikintu cy'umuco kiri mu bantu. Yego. None ikintu cy'umuco kiri mu bantu kigatuma abantu bifungirana. None byandi by'ubuzima bw'imyororokere cyane iyo abantu baganira hagiramo nko kugana wenda kubijyanye nk'imyanya myibarukiro, cyangwa kugana wenda nk'ikijyanye imibonano mpuzabitsina, bakifata abantu bakifata, ndetse ugasanga nk'abantu basenga cyane nk'abarokore bakavuga ngo mu izina rya Yesu ibyo ni ibikwajina la Yesu, bakabyita ibikwajina. Habaye wenda n'abandi bari mu yandi matorero nk'abanyagatolika bakavuga ni ibishitani. Ibyo rero bigatuma n'umubyeyi koko cyangwa abantu batari mu myaka imwe kubiganira bigoranye cyane. Ariko ugasanga ubushakashatsi cyo bwerekanye nuko bwerekana ko abantu batari mu myaka imwe ntibabiganira kuko baratinyana, ariko iyo bahuye ari urungano nibyo ahubwo baganira cyane. Iyo abajene bahuye buriya ibiganiro byinshi biba biri ku byo by'ubuzima bw'imyororokere. Iyo n'abantu bakuru burya bahuye mu myaka imwe nibyo baganira, ariko noneho guhuza umwana n'umuntu mukuru akarebyo bingorane. Ukiri aho ngaho Dr. nkaba nakubaza, hari ikibazo nk'uko mugenzi wacu waza bikomoza avuga ko abinjira mu bigo by'amashuri bakaganiriza urubyiruko, bakaganiriza abanyeshuri mu mashuri. Hari ikibazo mu mashuri cy'uko abana babura amakuru ya nyayo ku babyeyi bakajya kuyashaka kuri bagenzi babo. Ugasanga umwana w'umukobwa ugeze mu myaka 16 17 hari ibintu atazi mu bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, nkaho yakagiye kubibaza mama, papa cyangwa se tante, aho ugasanga aramuhunga kubera ko hari nka kimwe yigize kumubaza ntamuha makuru, cyangwa se ugasanga isa mu cyati ibyo wabikuye. Ibyo ntukwiriye kubimbaza, ubundi imbaza nkandi ugasanga ugagiye kubibaza mugenzi we nawe udafite amakuru ya nyayo, kuko hariho nk'umwana waraciye muri izo nzira ariko adafite amakuru ya nyayo, ajya kubaza mugenzi ati se kutambwira ibigendanye n'iyo mvuye mu mihango ko bigenda gutya, ese ko ndibwa cyane mu ndiyo ndi mu mihango, ese buriya nakora iki? Ugasanga umwana agiye kumubwira ati no buriya kugira ngo uzakire mu nda, uzashyikire ibishishi mu maso no kuzakora imibonano mpuzabitsina, iki kintu iyo mugeze mu mashuri mu kivuga iki, cyangwa se abanyeshuri mubabwira iki mu bigendanye yego no kubigisha ku myororokere, ariko mukanabigisha mu bigendanye kuba bakirinda bakarinda ejo habo hazaza. Nibyo koko iyo tugeze mu mashuri ndetse no mu miryango, ahangaha icyo tubwira ababyeyi, reka mbere ku babyeyi, uko burya umubyeyi niwe mwarimu wa mbere, niwe murezi wa mbere, niwe navuga ko aba afite n'uruhare ku mwana mu bijyanye no kumurera ndetse no kumwitaho, ndetse akaba amufiteho n'inshingano agomba gukora kugira ngo wa mwana akure neza. Ahangaha rero tuvuga ko umubyeyi burya ari we mwarimu wa mbere w'umwana, agomba kuganiriza umwana no mu byo akora byose yushaka imibereho, ariko agashaka umwanya uhagije, ndetse navuga ko ari umwanya wagombye kubuhoraho akaniriza umwana kenshi gashoboka, kubera ko iki kigero umwana barimo niba ageze mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu ku imyaka hagati y'10 na 19 n'umubyeyi barakinyuzemo. Yego. Noneho icyo tukangura ababyeyi ni ukudashaka wenda
kwivuga meza gusa, yego kugaragaza ibyiza gusa ngo ibi nibiza babihonga, agashaka kwerekana ko kiriya kigero umwana wenda ari kwitwara wenda adakwiriye kuba yabya mu byakameka ko yitwaraga neza cyane. Ariko ahangaha impuguke zagaragaje ko kiriya kigero umuntu wese agomba gukinyuramo, ko ni ikigero cy'ubukure kiri mu rugendo rw'ubuzima umuntu wese agomba gucamo. Noneho umubyeyi rero nk'umuntu nawe wakinyuzemo kandi nawe akaba yakiboneyemo ibyiza n'ibibi, yagombye kubiganiriza umwana muri make, agaha umwana agasangiza umwana nawe ibyamubayeho muri kiriya kigero, kugira ngo umwana namenye ko koko atari ibintu bibaye kuri we gusa, ahubwo biba ku muntu uwo ari we wese. Ahangaha niyo tugarutse no ku mwarimu mu mashuri, umwe mu mashuri nawe tumubwira ko burya umwarimu niwe mubyeyi wo ku ishuri. Yego, buryo hari umubyeyi mu rugo, umubyeyi wabyaye umwana akanamurera cyangwa umurezi we, ariko noneho ku ishuri ya masaha nabwo kandi bigaragara ko ngo mu gihugu cyacu nk'ababona usanga abana bose bari ku ishuri, amasaha menshi abana bayamara ku ishuri. Ahangaha rero umwarimu nawe agomba kurenga cya kintu cyo kumva ngo ni umwarimu wigisha ubumenyi, ahubwo akongeraho akaba n'umwarimu wigisha uburere, akaba n'umubyeyi, ahubwo kuko no umwana n'amasaha menshi na wa mwana, noneho aho umubyeyi atari akahamubera, noneho nawe kandi agafata wa mwana akamufata kwa kundi batubwira ati fata umwana wese nk'uwawe, akufata nk'uko yaba ari uwo, akavuga ati uyu mwana mfite ku ishuri ndi kwigisha ubumenyi, reka simupakiremo ubumenyi gusa ariko mushyiremo n'uburere, murere nk'umwana, muhe n'indangagaciro ndetse mwishe na kirazira. Ahangaha noneho tuvuga tuti rero buriya yaba umubyeyi yaba umwarimu bagomba kuganiriza abana, ndetse kugira ngo ikiganiro gishoboke bakaba inshuti zabo. Yego, burya ntihabeho iriya ntera yo kuvanga umwana ari hasi y'umubyeyi cyangwa umurezi n'umuntu uri hejuru, ndamurusha imyaka, nyamurusha ibitekerezo, ahubwo bakaba inshuti kugira ngo baganire neza, ndetse n'umwarimu cyangwa umubyeyi akaganiriza umwana agira ngo nawe agire n'ibyo amwigiraho, kuko burya uko uganira n'umuntu akubwira n'ubuzima bwe, akagusangiza n'amabanga ye, nawe hari ibyo umwigiraho, wenda ukamwigisha byinshi kumurusha, ariko nawe ukagira nawe ibyo wiga ukabona ibyo utari usanzwe uzi. Ariko dukangurira abantu rero kudafata ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kudafata wenda kubaza se ibijyanye n'impinduka zigenda ziba ku bari n'abangavu, ibijyanye se n'impinduka abona ku bitsina byabo cyangwa ku mirimo rusange, abo ntibabifate nk'ibikwajina cyangwa nk'ibishitani, ahubwo babiganireho, kuko kutabiganira nicyo gituma abana bajya gushaka amakuru ahantu hatizewe. Mbere yuko ngira ikindi nkubaza, reka mbaze mugenzi wawe, nk'uko tumaze kubona yuko abarimu bagira amasaha menshi yo kubana n'abana, cyane ko tuba dukeneye kubana tubera ababyeyi aho tutari, nkaba nabaza nti se mwatekereje iki kuri ba barimu birirwana n'ababana, cyane yuko burya umwarimu n'indorerwamo umwana abasha kwireberamo, yamwireberamo ugasanga agize byinshi cyane amenya. Niba mutekereza ku rubyiruko, mugatekereza ku badamu cyangwa se ku bagore, nk'abarimu bagira aya masaha menshi yo gutindana n'ababana, bo mubahereza cyangwa se mubahubuye, mubasangiza iki? Murakoze cyane. Nk'uko nabivuze kare, dukorera mu bigo by'amashuri, kandi muri ibyo bigo by'amashuri ntabwo dukorana n'abana gusa. Yego, haba hari abarimu bahuguwe, duhugura mbere y'uko bagira icyo baha abana ku bijyanye n'amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere. B'abarimu rero ntabwo bafata abarimu bose, hari abarimu batoranywa cyane cyane abigisha amasomo ajyanye n'ibintu by'ubuzima, za biology na za science. Abo barimu rero turabahugura, bakaba mu gihe tudahari bakahatubera kugira ngo bakomeze kuganiriza abana mu matsinda. Hari izina tujya tubita baba ari abafoko, mbehe umwarimu shingiro muri uyu mushinga wacu wa wundi ukomeza kubana na rya tsinda ry'abana. Rero muri uko kubahugura barushaho kumenya, yego hari ibyo baba bazi, ariko bakomeza kugaragaza ko ubumenyi tubaha bagateranyaho ibyo bari basanganywe bigira icyo bibamarira kugira ngo batange ya makuru yizewe kuri ba bana mu mashuri. Urakoze cyane. Mbere yuko nsaga basubiza ijambo, ndashaka kubanza gufungura umurongo wa telefone, uko mbizi neza ko hari benshi badukurikiye bafite byinshi bashaka ko bababaza, cyangwa se bashaka kuba abana bagishaho inama mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Umurongo wacu wa telefone urafunguye, muraduhamagara kuri 078 637 66 ndasubiramo 078
778 iyo ni nimero ya studio mugiye kuduhamagaraho kugira ngo mutubwire ese mwimeze biti niki kintu mwabaza muganga kubigeneye n'ubuzima bw'imyororokere niki kintu mwahamagara mukaba mwamugisha inama kuko barahibereye kugira ngo babafashe kandi bahari ku bwanyu. Umurongo wa telefone urafunguye, reka twakira umuntu. Flash FM, alo? Mwiriwe amahoro. Alo? Yego mwiriwe neza. Ni imbere y'Imana. Buriya mukanyira ashyiramo amayinite yarahamagaye nta mayinite ahagije buriya afite, ariko buriya aragerageza yongere mukanya nawe agire icyo tubaza. Hawe undi muntu ku murongo namwakira. Flash FM, alo? Alo Flash. Ntabwo byoroshye. Undi bugerageze guhamagara turamwakira cyane yuko duhari kugira ngo hagere byinshi mugenda mubaza, mwabaza Dr. arahari, mwabaza uwo bari kumwe kugira ngo mugire byinshi mugenda musobanukirwa cyane ku buzima bw'imyororokere. Babo barayihuriraho ari benshi cyane. Mbere yuko nakira undi muntu ku murongo wa telefone nkaba nabaza muganga cyangwa se nabaza Dr. kugira ngo nawe agire ikintu atubwira. Akambaza nakira uyu muntu. Flash FM, alo? Alo? Wiriwe neza. Alo? Agoro? Ni meza wafunga telefone kugira ngo wowe guhamagara wiyumva. Ntabwo byoroshye. Buraza kongera hamagare. Nkaba nabaza nka Dr. nkaba namubwira nti muri uyu murimo utoroshye mukora cyane ko ari umurimo mwiza cyane ko yaba urubyiruko yaba abadamu hari ibintu byinshi baba batazi mu bigeneye n'ubuzima bw'imyororokere bikaba byanabashora muri za ngeso mbi z'ubusambanyi arizo zivamo abana gutwara inda zitateganyijwe ndetse no gusenyuka kw'ingo muri rusange. Kandi burya bajya bava mu mwana ava mwiterura aho usanga umwana akura agakura hari amakuru adafite, hari ubumenyi adafite, yazamara kubaka urwo rugo ugasanga ahuriyemo n'ibibazo nk'ibyo ngibyo mubikoraho iki cyangwa se mubikemura mute nk'iyo hagize abantu babagana cyangwa se babahamagara, ese mubafasha mu buhe buryo? Nibyo koko nk'uko bakunda kubivuga cyane, burya ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru, ariko tukanongeraho ko ayo makuru agomba gutangirwa ku gihe. Ahangaha niho wenda tunavuga tuti dusangiza abantu bose ko burya gutinda kuganiriza umwana atari byiza, kuko burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kigororwa kikiri gito. Uko utinda kumuha amakuru ntihagerwaho n'amakuru mabi cyangwa atari meza menshi, noneho akaba ariyo wenda azamugiraho ingaruka hazaza. Aro turavuga tuti rero abantu bose babishinzwe reka ubuzima bw'imyororokere tubugira ubwa buri wese, ntibube ubw'umunyamakuru, ntibube ubw'ubuyobozi, ntibube ubwa minisiteri runaka, ntibube ubw'umubyeyi gusa, ahubwo ubuzima bw'imyororokere umuntu wese amenye ko ashobora gutanga umuganda kugira ngo tugeze amakuru ku muntu kandi tuyamugezeho ku gihe, cyane cyane twita kuri bari abana ndetse ndagira ngo wenda nkangurire n'abantu kuganiriza umwana ntibigira imyaka. Umwana wese yaba imyaka yaba afite hari amakuru aba akeneye. Reka mbaye nk'urugero nk'umwana wenda ugezeho ku myaka 3 utangiye kuvuga, hari igihe ashobora kubaza utubaza umwana aturukahe. Umwana aturuka bamubeshya ngo aturuka mu mukondo, akazakura azi ko umwana aturuka mu mukondo. Yego. Cyangwa yakubaza ati iki niki, kubaza wenda nk'igitsina cyati iki niki, ukamubwira ngo na akanyoni cyangwa na gapipi. Noneho bigatuma n'umuntu uzaza kumwangiza namukora ko ku kanyoni atazagira impungenge kuko akoze ku kanyoni, kuko azi wakoze ku kanyoni. Nicyo tumara umuntu agomba umwana kumuhera hakiri kare ukamusobanurira ibintu navuga ko ari mu mazina yabyo. Niba ahubwo ati iki ni iki, mubwiye ko ari igitsina cyawe. Niba mu mwana anyura ntujye kumwishyura ngo ni kumukora, ukazabimenya abandi bazanayimubwira. Ubwiye ko umwana aturuka hariya igitsina kiba kiri. Noneho ibyo bintu bitume anamenya ko abantu bakomeye koko kera hazaga umwana, nihajya n'ujya kumukoraho uko atari umubyeyi we amenye ko agomba kuharinda cyane. Aha rero niho tuvuga tuti aba bana rero cyangwa n'abantu bakuru muri rusange, ikintu cya mbere n'amakuru ni ukubaha amakuru, noneho tukareba ukuntu amakuru yanyura ku nzego zinyuranye. Burya kugira ngo amakuru agere ahantu, ubushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino ku isi bwagaragaje ko nta nkingi imwe yatanga amakuru ku bantu bose ngo agire icyo ahindura. Buriya
amakuru kugira ngo agere ku bantu bagomba gukoreshwa imiyoboro itandukanye. Aha niho tuvuga ati ababyeyi babigiremo uruhare, abarimu babigiremo uruhare, abayobozi b'inzego z'ibanze babigiremo uruhare, mu madini babigiremo uruhare, abanyamakuru babigiremo uruhare, minisiteri zinyuranye zibigiremo uruhare, ku buryo umuntu wese abona ko agomba kugira icyo atanga, icyo arusha undi akakimugezaho. Ndetse noneho tukanavuga tuti noneho turebe n'ukuntu hari ahantu hakunda guca amakuru cyane. Aha turashaka kuvuga mu itangazamakuru, kuri za mbuga nkoranyambaga, turebe ukuntu nabo twabinjiza mu iyo gahunda y'ubuzima bw'imyororokere. Kenshi byagiye bikunda kugaragara ko usanga nka porogaramu y'ubuzima bw'imyororokere no muri ubushakashatsi byagiye bigaragazwa ko abana bavuga bati izi gahunda zidushyirirwaho tubabanza gutugisha inama, ngo natubwe wenda n'amakuru bagiye kuduha nayahe, zigaturuka hejuru, abantu baravuga ngo zikava i Kigali zije bavuga ati tubazaniye umushinga. Ariko n'ababyeyi nabo cy'abantu bakuru nabo bakavuga bati imiyoboro yagombye kuduha amakuru ntitugezaho amakuru. Baratuvuga ati iyo ugiye kubaza mu makuru wenda nko ku kigo nderabuzima barakubwira ati urwaye iki, baba bazi ko bakira umuntu urwaye. Wajya kubaza amakuru wenda nko ku murenge, hari nka fezo seri w'umurenge, bavuga ati se ufite ikibazo cy'ninde mwarwanye, bakajya nguzanya ikibazo kindi. Ariko ibintu bingero by'ubuzima bw'imyororokere ugasanga bitari kwinjira neza mu buzima bwa buri munsi bwa buri hantu. Ari naho abantu bavuga bati reka abantu bose uko barebe ukuntu bakorana. Niba ari minisiteri y'ubuzima, y'urubyiruko, y'uburezi, y'umuryango, bakorane n'imiryango ya societe civile nka Save Generations Organization. Ariko noneho ntibihagarikire, bakorane n'itangazamakuru, banyure mu binyamakuru bakorane, ndetse n'abari wenda bandika inkuru kuri murandasi, abakoresha imbuga nkoranyambaga. Ariko hari n'ikindi kintu ababyeyi nabwo bari kuvuga muri iyi minsi, baravuga bati ibitangazamakuru cyane cyane ibyandika byagiye cyane ku ikoranabuhanga. Bigiye ku ikoranabuhanga noneho bituma noneho mu cyaro hatagira ibinyamakuru muri make, ku buryo binagaragara ko amakuru koko agera hariya hasi ubu ni makeya cyane, kuko ibinyamakuru byagiye kuri interinete. Ubu haje imbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru by'impapuro ntabwo bikigaragara hariya. Ahangaha tukavuga tu rero mw'iki gihe tugezemo, kugira ngo duhe abantu bose amakuru kandi bagereho neza, reka dukoreshe iyo miyoboro yose. N'iriya yazimye tuyizure, abandika bandike, abavuga bavuga, ababigisha bigishe, abatangure batange uburere, abayobozi bose mu nzego zose zaba iza leta n'izigenga, bose bagiye icyo bakora, ariko kuturebe ukuntu umuntu amakuru yamugeraho. Urakoze cyane. Reka tunakira umuntu ku murongo wa telefone niba hari. Urakoresha 0786676666. Flash FM. Eva hafi ya radio utubaza ikibazo cyawe. Go byoroshye, iyo hamagaye akeneye no kwimba biba bigoye cyane. Yakongera agahamagara, ariko nyamuneka ushatse guhamagara ujye kure gato yinyakira amajwi kugira ngo tubashe kuba twakumvikana, maze nawe utange ikibazo cyawe kandi ugire byinshi ugenda ubaza, kuko ibi ni ibibazo abantu benshi bafite kandi batarabonera ibisubizo. Waduhamagara tukakwakira. Flash FM. Allo, wiriwe neza? yego. Ngaho gira icyo ubaza muganga. Ndi Fabiola Ingamba. Allo, yego turakumva. Nanjye ngumwe mu bana bahugurwa n'uwo mushinga Save Generation Organization. Yego. Ndishimye rwose kuba nongeye kumva ijwi ry'abo bantu, kubera ko nyine turabakunda dukurikije ukuntu baduhuguraga. Allo, yego turakumva. n'imfashanyigisho nyine baduhaga nyine dukomeza kuzisoma, ugasanga biradufasha. Ndetse n'abandi bana nyine bagenda bahura n'ubuzima bw'imyororokere bitewe n'imihindagurikire y'imibiri yabo, bagenda nyine batubaza, dukoresha uko dushoboye nyine tukabasobanurira. Niki kintu wakuyemo nyuma y'uko wahuguwe n'uyu muryango? Niki kintu byakunguye cyangwa niki kintu byakumariye, cyangwa se niki kintu uyu muryango wakumariye muri rusange? Ikintu wamariye, nabashije kwitinyuka,
wenda nk'umuntu mugenzi wanyu utarabashije nko guhura n'ayo mahirwe yo guhugurwa n'ubuzima bw'imyororokere yambaza nk'ikibazo nkamusobanurira n'ibyo wenda n'ababyeyi banjye nababazaga bakagira isoni zo kubisobanurira byinshi nagiye mbimenya. ni iki kintu wabasaba kugeza ubu ngubu nyuma y'ibyo baguhaye cyangwa se imfashanyigisho baguhaye, ni iki kintu ubu ngubu wakongera kubasaba bongereho iki? ikintu nabasaba ni uko wenda tugize nk'amahirwe tugasubira nko ku ishuri badufasha tukazajya tugira nk'igihe tukaganiriza abanyeshuri bagenzi bacu bakaduha nk'isaha wenda mu kigo tugategura nk'amasomo nyine twifashishije nk'ibitabo baduhaye tukabaganiriza nyine n'abafite n'ibibazo bakabitanga tukabasobanurira. uko bimeze kose turagushimiye. urakoze cyane, turagushimiye. namwe murakoze. uno akaba ari umwana wahuguwe n'uno muryango kandi akabashima ko hari byinshi byagiye bimuhindukaho, kuko hari byinshi yagiye amenya. Flash FM, alo. wiriwe? ego. ngaho gira icyo ubaza. ufite imyaka ingahe? 13. ngaho gira icyo ubaza. nagira ngo hari umwana wambaye ngo umuntu wagize ibimenyetso by'ubwangavu akaba atari yabona ibimenyetso akaba yarabona ibimenyetso akaba atari yabona imihango ngo mwamugiriye nawe. ese urakoze, baraje bagusubize. ndibaza ko icyo kibazo bakibajije dogiteri ndumva yamusubiza. nibyo koko uyu mwana arakoze. buriya iyo tuvuga ngo ubugimbi n'ubwangavu, ubugimbi burya ni ku bahungu, ubwangavu ni ku bakobwa. tukabivuga rero cya gihe umwana aba mu gihe cy'imyaka 10 kuzamura kugeza wenda nko kuri 19. muri icyo gihe rero hari ibimenyetso bigenda biza by'impinduka ku mubiri we. iyo tuvuze impinduka ni uvuga ni ikintu atarasanzwe yibonaho, akabona kiraje. aha twatanga urugero, kubona se wenda nk'umukobwa atangiye gupfundura amabere, akabona atangiye kumera amabere, cyangwa nk'umuhungu atangiye kumera nk'ubwanwa. ariko noneho hakaba n'ibimenyetso navuga ko bijya kuba rusange, ugasanga bari kumera ubwoya hirya no hino mu maha, mu kwaha ugasanga ari kuza ubwoya, cyangwa se ku gitsina naho hakazaho ubwoya. noneho no ku bakobwa hakaba haza ikintu navuga cyiza gisoza noneho bya bimenyetso no kujya mu mihango. no ku muhungu hakaza ikimenyetso cya gisoza bya bimenyetso cyo kwiroteraho. kwiroteraho ni ukuvuga ngo abagize igihe ashobora gukora imibonano mpuzabitsina akaba yasohora agatera inda. kimwe nuko n'umukobwa nawe buryo watangiye kujya mu mihango nawe buryo yakoze imibonano mpuzabitsina aba ashobora gusama. birumvikana. ikindi navuga rero nuko ibimenyetso iyo bije ntabwo bizira icyarimwe. ntabwo ubona ngo uyu munsi yahite ngo amabere atangira kuza agahita atangira kumera ubwoya agahita anajya mu mihango. oya, bigenda biza ari uruhererekane, ku buryo hashobora no gucamo n'imyaka myinshi byose atarabigeraho. ashobora gutangira gupfundura amabere afite nk'imyaka nk'icumi ndetse no hasi yaho nk'imyaka 8, ariko akaza nko mu mihango wenda afite nka 14 cyangwa no hejuru, cyangwa bikaba byana mbere, ariko hagenda haza kimwe. ibi rero impinduka rero hari n'igihe zishobora gutangira hakiri kare cyangwa zikazatangira bitinze bitewe n'umubiri w'umuntu. ahanga umuntu yakwibaza ibibazo byinshi bavuga ngo ni uburwayi, kuko impuguke zitubwira ko biriya bimenyetso biterwa n'imisemburo umubiri uba utangiye gukora. imisemburo ubundi igirwa wenda n'abagore cyangwa igirwa n'abagabo, ariko umuntu yageze mu cya kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu nawe umubiri utangiye gukora ya misemburo y'abantu bakuru. ariyo ya misemburo ndetse ituma n'abantu babyara. noneho iyo misemburo itangiye kuza uko idahita iza ngo ibe myinshi mu buzima icyarimwe, guhita wenda ijya ku rwego rw'umuntu mukuru, igenda yongera buhoro buhoro, nacyo tuba ibimenyetso bitazira icyarimwe. noneho hari umubiri rero burya mu gukura abantu ntibakura ku muvuduko umwe. hari abavumbuka bagakura bihuta cyane, abandi bagatinda, nacyo bituma biriya bimenyetso hari aho bishobora kugeraho hakiri kare, abandi bikazabageraho bitinze. cyakora wenda nsoze mvuga ko nk'umuntu ubona arengeje imyaka 18 nta kimenyetso kiramba, atarajya mu mihango, atarajya mu mihango ari umukobwa cyangwa atarota ari umuhungu,
ku muhungu wenda hari igihe banongeraho n'indi myaka 2 bakavuga ati najya ku myaka 20 ariko byo nko ku mukobwa we iyo arenze imyaka 18 akora imyaka 18 irarenze atarabona imihango ni byiza kwegera ivuriro rimwegereye ndetse byana byiza akareba wa muganga w'impuguke mu buzima bw'abagore dukunda kwita abaginekologe akaba yamusuzuma kandi niba nta kibazo gihari yakene ko hari igihe bituruka ku misembo reka twakire undi muntu ku murongo wa telefone kugira ngo nawe tubaze Flash FM. Allo Allo wiriwe neza. Allo wiriwe neza. Ngaho gira icyo baza abatumirwa turi kumwe. Nanjye nitwa Alphonsine ndi umwe mu bahuguwe niga ingamba mu karere ka Kamonyi. Yego turakumva. Bose abo bafatanyabikorwa turabashimiye cyane. Kuko twahigiye byinshi noneho icyo ntabasaba. Muri iyi minsi urabona ko urubyiruko rurimo kwirara cyane icyo nabasaba nuko babinyuza ku maradiyo menshi nyine bagakomeza bagatanga ibyo biganiro kuko biragaragara yuko urubyiruko rwinshi muri iyi minsi rurimo kwirara cyane. Yego niki kintu umva uretse kuba wenda bavuga yuko babicisha kuri ayo maradiyo yandatandukanye cyane yuko nawe wagize icyo kibazo cy'uko hari kwirara. Yego turakumva. Ye icyo nakubaza kindi warahuguwe wowe wakuyemo iki? Ikintu cya mbere nakuyemo ni ukwigirira icyizere n'umukobwa nkumva ko imirimo yose nayikora atari ukuvuga ngo ikintu kimwe ngo gihari waba ngo ikindi aba. Ikindi kintu nakuyemo ni ukwitinyuka nkabasha gusobanurira bagenzi banjye nanjye ubwanjye nkabasha kwimenya neza. Yego urakoze cyane. Reka tube twaha ijambo gatoya ushinzwe gushaka amakuru cyane cyane yuko nawe aba afite icyo ashaka kuvuga. Arakoze cyane Alphonsine abajije ikibazo cyiza anatanze igitekerezo cyiza. Mu by'ukuri ndagira ngo tumumare impungenge cyangwa ku kibazo afite n'abandi bose bumvireho ubu ngubu turatangiye ni ukuvuga ngo dufite gahunda yo gutanga aya makuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere tubinyujije cyane cyane ku maradiyo bitewe n'uko tutabasha kugera ku bagenerwabikorwa bacu ahubwo twabashishikariza ko buri ku cyumweru bazajya bakurikira kino kiganiro kugira ngo barusheho kumenya byinshi bikubiyemo bya bindi n'ubundi dusanzwe tubaha ku mashuri n'ibindi tubateganyirije. Muri make impungenge zo nazihari tuzajya tubikora. Impungenge nizishire kuko buri cyumweru guhera saa 7 kugera saa 8 ni umwanya bahariye urubyiruko ndetse n'abadamu kugira ngo babarizeho byinshi mu bibazo bahuriragamo nabyo mu bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere kubera ko ibibazo byinshi bagira bagenda bahuriramo nabyo mu buzima. Hari byinshi bagenda bacamo kubera yuko biba byaturutse ku mpamvu zitandukanye no kutamenya kurimo. No kuvuga ngo iki kiganiro cyagitambuka buri munsi buri cyumweru ni rimwe mu cyumweru kikaba cyitwa tuganire ku buzima bw'imyororokere. Niyo iryo zina ry'ikiganiro ryitwa tuganire ku buzima bw'imyororokere kandi no kwiteza imbere kuko uburyo yamaze kumenya agaciro k'ubuzima bwawe uranaburinda ndetse ukanagerageza gukora iyo bwabaga kugira ngo urinde icyatuma bwa buzima hari icyabukoma mu nkokora. Turakira undi muntu ku murongo wa telefone nawe uraduhamagara. Flash FM. Allo wiriwe neza. Wagira icyo ubaza abatumirwa turi kumwe? Njye ndashaka kubashimira. Njye nitwa Nkurunziza Eric. Yego. Njye abantu kabisa impanuro batuhereza ni nziza. Byo ni ibyikundira kuko badufasha no kurinda barumuna bacu. Ikiganiro muduhereza kabisa ni cyiza cyane. Niki kintu wabasaba n'icyumva bakongeraho kubigendanye n'ibyo babahaga? Njyewe ntabwo nagize amahirwe yo guhugurwa ariko mu gihe nabasaba bakomeza urugendo ntibacike intege cyane kuko ibyo ni ingirakamaro ku rubyiruko.
ufite imyaka ingahe? njye mfite imyaka 25. Ni izihe ngaruka cyangwa se ni izihe mbogamizi wagiye uhuriramo nazo mu buzima kubera ko hari amakuru afatika utari ufite? ni nyinshi kuko nanjye urubyiruko nagiye nganira narwo bari bafite imbogamizi nk'izi ngizi zivuga ko nyine bafite ikibazo cy'uko nta mahugurwa menshi bafite nyine bikaba basanga bishyize ahantu akenshi mu sosiyete njye nagiye mbamo nagiye nsanga baganira kuri ibyo ngibyo muvuga ariko mu by'ukuri habagamo amakimbirane yo kuba cyangwa se imbogamizi zo kuba bataganira ngo bagire ubahereza ubusobanuro bwa nyabwo muvuga ariko mu by'ukuri dufite imbogamizi cyane kuko twese ntabwo tubizi neza ahubwo muke mukomeza mutuhugure no kuri radiyo nta kibazo. Sawa, urakoze cyane, turagushimiye. waretse ngasuhuza? Oya, uzasuhuza ikindi gihe, dufite igihe gitoya. Gusuhuza bwazasuhuza ubutaha. Nkaba nabaza mugenzi wanjye turi kumwe nkavuga ni usibye urubyiruko wenda ruri muri iyo myaka iri hasi, nicyo kintu mutekereza ku rubyiruko rwacikanwe? Hariho uba wararengeje imyaka, ageze mu myaka nk'iyi umugenzi wacu yatubazaga, bo mubatekerezaho iki? Murakoze cyane. Icyo nasubiza nuko ntago bigeze bacikanwa, kuko urumva ibyo ari byo byose niba tubikisha kuri radiyo bakaba bafite uburyo bashobora no kutugeraho ayo makuru twakomeza kuyabaha. Ariko nanone icyo twavuga nuko bashobora kuba baracikanwe n'ibyo biganiro wenda cyangwa se n'ukuntu tugera mu bigo bitandukanye, ariko icyagaragaye nuko n'abantu bakuru cyangwa urubyiruko rukuze b'imyaka 25, 24 kuzamuka 30, yewe n'abantu bakuru b'abagabo b'abadamu, kuko nanze urugero hari nk'ibyo Dr. ejo bundi twigeze kugira amahugurwa duhugura abanyamakuru kugira ngo bajye batanga amakuru yizewe, amakuru ya nyayo kandi ku buzima bw'imyororokere. Bamwe bagiye bagaragaza ko hari bimwe batari bazi kandi ari abantu bakuru. Rero niba hari duhera kuri aya makuru muri make umuntu ntabwo yamenya amakuru arenze cyangwa se ari advanced ataramenya amakuru yibanze duhereza aba bana. Rero duha amakuru aba bana hagati y'imyaka 10 na 19, ariko nanone na wa muntu wacikanwe, kuko ibyo ari byose hari ibyo atazi nawe aboneraho kugira ngo amenya ayo makuru. Kandi bino biganiro ntago bigarukira kuri ba bana gusa, ibyo ari byose ni mu Rwanda rwose, kuko Flash igera hano. Wagize gukomozaho ko mukorera Kamonyi na Gatsibo, muratekereza iki kuba mwazagura mukaba mwagera no mu bindi bice bitandukanye, ko mbizi ko hariho benshi babikeneye? Murakoze cyane. Ntabwo ari Kamonyi na ntabwo ari Gatsibo, ni mu karere ka Kamonyi no mu karere ka Gasabo. Yego. Nanone turimo kubitekerezaho, biri muri gahunda dufite kugira ngo aya makuru agere ku banyarwanda bose. Ariko nanone navuga ko dutangiye kubigeraho, kuko niba Flash FM ari radio ikurikirwa n'umubare munini w'abanyarwanda, ibyo ari byo byose dutangiye kugeraho. Ibi biganiro bizajya bitambuka ku cyumweru, umubare munini w'abanyarwanda uzajya uteza amatwi. Nanone mu bigo by'amashuri dufite gahunda yo kwagura ibikorwa, tukagera mu bigo by'amashuri mu turere dutandukanye, mu turere twa Nyagatare hari ibibazo cyane, no mu tundi turere muri rusange. Ni ukuvuga bose mwabatekerejeho? Bose twabatekerejeho. Reka mbe nagaruka gato kuri Dr. mbe namubaza akabazo gatoya. Biragaragara ko hari urubyiruko rumwe rwagiye ruhura n'ikibazo cyo gutwara inda zitateganyijwe, kandi wa mwana abakeneye icyizere, abakeneye umuntu umuhumuriza, umukomeza. Cyane ko usanga hari n'amakuru abataragiye ahabwa kubera ko abite n'umuryango aba yarakuriyemo bataramuhaga amakuru ya nyayo, cyangwa se n'umuryango imwe n'imwe itaragiye iba hafi y'abana, bigatuma bahura n'ikibazo cyo gutwara inda zitari ngombwa. Urwo rubyiruko rwo murutekerezaho iki? Nibyo koko hari igihe usanga umwana yamaze guhura n'ibibazo, akaba wenda koko yakwishora imibonano mpuzabitsina idakingiye, akaba yatwara inda, bakaba yarabyaye, akaba muri make yarabaye umubyeyi akiri umwana. Ibyo bibaho, ariko muri gahunda zitandukanye abana nk'abo nabo tubagira inama
tubagira inama cyane cyane zo kubanza kwiremamo icyizere rimwe na rimwe ndetse tukanababwira ko burya iyo umuntu ahuye n'ikibazo mu buzima icyo kibazo kiba n'ishuri noneho bigatuma amenya koko n'ibibazo bibaho ariko noneho akirinda ko byazasubira ikindi nacyo ariko tukakangurira abantu bo mu nzego zinyuranye haba inzego za leta n'inzego zigenga ndetse n'abandi bakorera muri sosiyete sivile ko bari abantu ari abo kwitabwaho by'umwihariko kuko iyo utanze ubufasha cyangwa ukitaho ku muntu ku mwana wabyaye uba ufashije abantu babiri ni ukuvuga ngo ubufashije uriya mwana wabyaye ari uko wafashije na ruriya ruhinja cyangwa uriya mwana muto nawe uvuka ku mwana kuko bitabaye ibyo bariya abantu babiri bombi bapfapfana birumvikana ariko noneho bikanagaragara ko iyo ufashije umuntu nk'uriya uba hari n'umuntu wa gatatu byungukiramo umuryango we wa muryango avukamo kuko akenshi usanga nk'iyo umwana abyaye mu muryango akenshi habera ubwumvikane buke cyane cyane ugasanga wenda nk'ababyeyi baritana ba mwana umugabo ati dore umukobwa wawe yabaye nkawe wabwira umugore we kuko turabizi mu muco wa kinyarwanda usanga abagabo bibwira ko umwana mwiza ari uwase umwana wahuye n'ikibazo ari uwa mama we umwana wahuye n'ikibazo ari uwa mama we ibyo tugomba turabisobanura abantu ndetse noneho tukanabereka ko ababyeyi bagomba kwitonda bagatangira kuganiriza abana hakiri kare kugira ngo batazabikora abana bamaze guhura n'ibibazo ahangaha noneho naho turavuga tuti nk'ubu hari n'ikibazo wenda kigaragara mu ntiyagica ku ruhande ko murabona isi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 amashuri arafunze abana bari mu rugo ibi byo kuba mu rugo ni byiza kuko ababyeyi bashobora kubona umwanya wo kuganira n'abana ariko bishobora kuba n'intandaro y'uko wa muntu washaka gushuka wa mwana amubona ku buryo bworoshye kuko umwana yarirwa mu rugo kandi noneho ugasanga uko twari twabivuze ababyeyi bagiye gushakisha ubuzima ntibari mu rugo abana basigaye mu rugo bonyine ku buryo wa muntu wo ushuka wa mwana we biramworohera kuko azahasanga umwana noneho ugasanga rero tukanibaza tuti hari n'ubushakashatsi bwatangiye gukorwa ngira nko mu cyumweru gishize cy'icyumweru kimwe n'igice muri Kenya bamaze gukora ubushakashatsi berekana ko muri Kenya hagiye haboneka mu mujyi wa za Nairobi n'ahandi no mu duce tugize hajya haboneka abana benshi batwaye inda bagera ku 11,000 ugasanga bavuga ati abana muri cya gihe cya COVID gusa ariko nabwo hari n'ubushakashatsi bwigeze gukorwa nko myaka navuga nk'itanu ishize bagaragaza ko igihe habaga icyorezo cya Ebola mu bihugu bimwe byo muri Afurika y'Iburengerazuba naho amashuri yarafunze noneho afunguye abakobwa bagarutse ku ishuri bari mbarwa buro naho turavuga tuti ese n'iwacu mu Rwanda ababyeyi tubakanguriye kuganira n'abana iki gihe uko amakuru bavana ku mashuri ntibe kuyabona ariko nayo turi ukuntu wa mwana atazononekarira mw'ibi bihe bya COVID niwe turi ko amashuri nafungura mu kwa 9 bose bazasubira nibyo rwose Dr. ugize neza cyane ariko reka dusoze mutubwira mbe nabaza ubishinzwe tubwire nihe ntego noneho y'ibiganiro muzatanga mu minsi iri imbere cyangwa se nihe ntego y'ibiganiro byose muteganya kuba mwazatanga ndetse ube wanatubwira na nimero ya telefone bazabasha ko babonaho uko hari abana benshi badukurikiye bakeneye kuzagira byinshi babaza ndetse bashaka kuza basobanuza kuri byinshi bitandukanye duva mwatubwira ku ntego y'ibiganiro murakoze cyane intego nyamukuru ni ugutanga amakuru cyangwa se tanga ya makuru nkuko Dr. yabivuze amakuru arahari ariko nanone ese ayo makuru turizera neza ko ari aya nyayo kuko buri muntu avuga ibitandukanye ariko twebwe icyo dushaka nuko abana bahabwa amakuru yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere kandi ya nyayo bikarushaho kubafasha gufata ibyemezo bitandukanye ku mibiri yabo no cyane cyane abana b'abakobwa nanone ibi biganiro bizajya bikomeza binyureho uko dushishikariza abantu kugira ngo bajye bakurikirana ku cyumweru noneho babashe kugira ubundi bumenyi bukubiye muri ibyo biganiro bindi wenda ababasha kugira uko batubona cyane cyane biro yacu cyangwa se office dukorera Kimironko ku muhanda ujya Kigali Parents mu ntambwe nk'ijana niho biro iri nimero batubonaho
ni 078 078 74 74 83 83 17 17 8 8 wasubiramo 078 karindwi 48 31 78 zikaba ari nimero z'umuhuzabikorwa muri uyu mushinga. Nanone izindi zaba 0782 76 99 078 072 76 99 83 akaba ari uwo bafatanya mu muguzi ibikorwa by'uyu mushinga, cyangwa se nanone akamamagara ngiye ushinzwe itumanaho 82 37 54 34. Ibi tuzajya tubasha kubageza kuri Dr. kugira ngo abarusheho kubaza ibibazo byinshi cyangwa natwe tubasubize byinshi, cyangwa se nanone tugira imbuga nkoranyambaga, bajya kuri website yacu ari byo ku rubuga rwa www.sgo-rwanda.rw cyangwa bakadusura kuri Twitter banditsemo Safe Generations Organization, cyangwa YouTube cyangwa Instagram na Facebook. Urakoze cyane. Reka nanjye nse nkubasubiramo nimero za telefone kugira ngo nawe wari uteguraga uzandika neza washe kuba wazibona mu buryo bukoroheye. Ukeneye kuzagira byinshi babaza uzakoresha 078 74 83 178 zitabwa n'itwa Sandrine, cyangwa se uzanahamagara yitwa 078 88 76 99 uzitabwa na Elise. Abo rero bose baragutegereje kugira ngo ubashe kuba wahabwa amakuru y'impamo, cyane ko hari benshi mu rubyiruko bagenda bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, kandi ugasanga ibyo bibazo bagenda bacamo batari babyiteguye, ahubwo bituruka kubigendanye n'amakuru atari ayanyayo bagiye bahabwa. Dr. umunota umwe n'iki kintu wasoza usaba urubyiruko, n'iki kintu wasoza usaba ababyeyi? Ndagira ngo nsabe urubyiruko kwitonda no kwitwararika, kuko ubuzima bwabo ni impano ikomeye cyane bagomba gusigasira kugira ngo bazagere ejo hazaza no bazave mu ababyeyi beza. Yego. Sabe n'ababyeyi nabo gutinyuka kuganiriza abana, kuko uranga kumuganiza uyu munsi aganizwe n'umushuka uzabikore warakererewe. Ahangaha tuvuge tuti rero mwana ganiza umubyeyi, mubyeyi ganiza umwana, twese duhure kuri ya nsanganyamatsiko ivuga ati tuganire ku buzima bw'imyororokere. Nibyo rwose. Reka musabe mugenzi wawe n'iki kintu wasaba kuri bamwe badatangira amakuru ku gihe, cyane nk'urubyiruko rugena rushukwa rugahabwa amakuru atariyo ariko ntibatangira amakuru ku gihe, wowe n'iki kintu umva wabasaba? Murakoze cyane. Nanjye sinajya kure y'ibyo Dr. avuze. Hari abafite uwo mutima cyangwa se uwo murava wo gutanga ayo makuru yize wajyanye n'ubuzima bw'imyororokere nk'umuryango Safe Generations Organization. Nk'ibyo tukora ni ukuvuga ngo tubereyeho abanyarwanda abashaka bose kugira ayo makuru yizewe bazatugane baduhamagare, tuzabafasha kandi mu buryo bwose bushoboka. Noneho n'abana nibahabwa ya makuru babashe kuyakoresha neza, banasesengure niba ari icyizere umwana amaze kugira, icyo cyizere rero no kugikoresha neza bitume ufata imyanzuro ikwiye ijyanye n'amakuru ufite muri make. Icyo nakora ni ukubashimira kubera ko mwazi igihe kandi umuryango wanyu wagize benshi ufasha, cyane ko nanjye nkomeje kubasaba yuko mwakomeza gukwirakwiza ayo makuru ku bigo by'amashuri, ndetse mugakomeza kugenda mutabara ndetse n'umunafasha ubuzima bw'urubyiruko muri iki gihe ko tuzi neza yuko burya ngo nizibika zara amagi, ndetse kandi burya umwana apfa mwiterura iyo atahawe amakuru meza akiri mutoya, gukora biramugora ndetse nta nubwo abazavamo umubyeyi ufatika cyangwa se ngo azaba umubyeyi wagirira umumaro abo azibaruka. Dr. ndagushimiye. Murakoze cyane. Ndetse na mugenzi wawe ndamushimiye. Reka shimiye namwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cyo nakagaruka ni buri cyumweru guhera ku isaha y'isa 7 kugera ku isaha y'isa 8, aho muzajya mushyira urushinge kuri 89 n'ibice 2, 90 n'ibice 4 na 95 n'ibice 7 Flash FM, ubundi mugahabwa amakuru yizewe ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyangwa se mukazanahamagara kuri iyo nimero twabahaye maze mukabasha kuba mwavugana na bamwe babategereje kugira ngo babahe amakuru y'impamo, amakuru yizewe atazatuma amugwa mu bishuko. Ndabashimiye cyane. Nanjye mwari kumwe nitwa Fanny Umutoni wase, nkomeje no kubifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza ndetse no gukomeza gukurikira izindi gahunda mugezwaho na Flash FM.